Gukora cyane, kwihangana, kudahuzagurika, ubu ngubu ni bumwe mu buryo butandatu ngiye kukugezaho bwagufasha kugera ku ntsinzi mu buzima bwawe, utangiye kubikora kuva nonaha ugitangira kubyumva. Ntucikwe, ahari icya nyuma cya gatandatu nicyo gishobora kuba cyagufasha, ntucikwe rero reka dutangire. Ndagusuhuje wowe ufunguye ino video, tuguhaye ikaze kuri Sabakunzi Official, aho tugiye kujya tubana muri video buri munsi, ntugacikwe. Turasabwa gukora subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video izajya itambukaho hano buri munsi, ishobora kuba yakubaka ubuzima bwawe, ikagufasha mu bukungu, mu iterambere, inama za buri munsi, ndetse ukagenda duhana ibitekerezo, nawe ukabasha kuba wagenda utubwira cyangwa se utwunganira. Rero muri iyi video ya none tugiye kubagezaho uburyo butandatu bushobora kuba bwagufasha kugera ku ntsinzi mu buzima bwawe. Uburyo bwa mbere bwagufasha kugera ku ntsinzi mu buzima bwawe ni ugukora cyane. Gukora cyane, ubwo nibwo buryo bwa mbere. Gukora cyane, haba mu kazi, mu kintu cyose ushaka, mu kazi uri gukora, waba uri kwikorera cyangwa se uri gukorera abandi. Kora cyane, kora cyane, nturuhuke kuko unaniwe, ahubwo uruhuke kuko intego yawe uyigezeho. Iyi ntego mu cyo uri gukora, iyi ntego wumva ushaka kugeraho, kandi ntiwihe intego ntoya, wihe intego iremereye. Nibyo biri buguhe motivation cyangwa se biri bukongera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo cya kintu wihaye ubashe kuba wakigeraho. Icya kabiri ni ukwihangana. Haba mu kazi kawe cyangwa se muri business yawe cyangwa se ukorera abandi, akazi kose kagira imbogamizi. Nta kazi katagira imbogamizi, nta kazi kabaho katagira ingorane, buri kazi kose kaba gafite inzitizi. Ikintu ubusabwa kuko ubuze icyo ushaka ni ukwihangana. Ukihanganira ibyo uhura nabyo bikugerageza mu kazi, ukihanganira ibyo ugenda uhura na byose, kuko nta rugendo na rumwe ruba rworoshye wacamo, waba wikorera muri business yawe cyangwa se waba uri gukorera abandi. Kugira ngo ugere kure ku ntsinzi yawe y'icyo wiyemeje gukora, ni uko usabwa kwihangana. Icya gatatu ni ibitambo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Nimvuga ibitambo ntugire ngo ni ikindi, ahubwo ni ibitambo bitangira intego yawe muri cya kintu urimo gukora. Tuvuge urugero, ushobora kuba habamo ibitambo by'inshuti, kuba wajya kure y'inshuti cyangwa se y'ikigare runaka kugira ngo ubashe kwihugiraho, utegure, utekereze cya kintu wowe ushaka kugeraho. Ushobora kuba ari amafaranga, ashobora kuba igitambo, ashobora kuba ari umwanya runaka mu byo wakundaga kujyamo, yaba umupira, yaba ibitaramo, yaba gusohoka, ariho ari byo bikubera ibitambo, kugira ngo wihe intego, kugira ngo utekereze, uhe umwanya, wicare wenyine wiherereye, utekereze ku kintu ugomba gukora kugira ngo ugere ku cyo wifuza. Ibyo ni byo bitambo, ni bya bintu wigomwa cyangwa se bitangira ikindi kintu ushaka kuba wageraho. Ikindi gikurikiraho, kwirinda guhuzagurika. Guhuzagurika. Uzi icyo ashaka ntabwo afata icyo abonye. Iyo uzi icyo ushaka ntabwo ufata icyo ubonye. Kuba udafata icyo ubonye ni uko uba uzi icyo ushaka. Reka guhuzagurika mu kintu urimo. Iyi ntego ufate umurongo wawe ugomba kugenderaho, ubyuke mu gitondo uvuga ati uyu munsi ndakora iki ngiki, ndakora iki, nyuma aho ndakora iki, nyuma ibintu byawe byose bibe biri ku murongo, biri ku gapapuro, wabyanditse cyangwa se ubitekerezaho, nurangiza ujye ubigenderaho. Utabona umuntu araje arakubwiye ngo tujye ahangaha kandi hari akandi kazi warimo cyangwa se ikindi kintu washaka kuba wakora, usange ngo uragiye. Ibyo ni byo bita guhuzagurika. Rero fata umwanya utekereze ku ntego yawe, ku cyo ushaka kuba wageraho, birakurinda guhuzagurika. Ikindi ni self confidence cyangwa se kwigirira icyizere. Kwigirira icyizere mu buzima bwawe.
nta muntu n'umwe uzigera uguha icyizere wowe ubwawe utabasha kukigirira. Intambwe uzashaka gutera ni wowe uzigirira icyizere. Mbere y'uko ugisha inama, mbere y'uko ubwira undi muntu ngo agufashe, akugire inama mu kintu ushaka gukora, mu mushinga mushyashya, muri bizinesi nshyashya ushaka gufungura, ni wowe muntu wa mbere ugomba kubanza kwigirira icyizere, ukumva neza yuko icyo kintu ugiye gukora uzagishobora kandi ugomba gushyiramo umuhate wawe ukakigeraho. Igirira icyizere mu kintu ugiye gukora bizakunda. Icyanyuma aricyo cya gatandatu nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi. Ibi byose nubwo wabikora ariko utagifite cyangwa se ntacyo ufite, ntacyo ukoresha muri ibi ngibi, byose byaba ari imfabusa. Icyanyuma ni discipline cyangwa se ikinyabupfura. Ikinyabupfura kuri wowe ku giti cyawe, ikinyabupfura abo mubana buri munsi, ikinyabupfura mu kazi kawe, haba ukorera abandi cyangwa se nawe wikorera, ugomba kurangwa n'ikinyabupfura cyangwa se discipline. Ikinyabupfura nicyo kintu gishobora kuguha ibintu udashobora gukura ahandi. Buriya iyo umuntu adafite ikinyabupfura hari ibintu byinshi abura cyangwa se ahomba. Ikintu rero ugomba gukora mu bintu byose, ugomba kurangwa na discipline, ugomba kurangwa n'ikinyabupfura. Niba rero hari akagufashije muri ibi ngibi, twandikire muri komenti, uduhe n'igitekerezo nicyo twaganiraho ubutaha, hanyuma tujye dukomeza kubana. Kora subscribe kuri Sabakunzi Official, ukore like ndetse na share ku mushuti wawe cyangwa se ku muvandimwe wawe, niba aricyo kagufashije nawe kabashe kuba kamufasha, hanyuma dukomeze kubana. Buri munsi uzajya ubona video nshya, haba ku bucuruzi, haba ku buzima bwa buri munsi, gutera imbere, ndetse muri sosiyete zose tuzajya tugenda tugeramo, nawe uduhe igitekerezo cyangwa tubasha kubana. Urakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde, kandi niba ubyutse mu gitondo, mbere y'uko upanga gahunda izo arizo zose, ibuka gusenga Imana yatumye uramuka amahoro, ndetse nujya no kuryama wibuke gusenga ushimira Imana kubwo urangije uwo munsi, ndetse ikomeze igufashe muri za ntego zawe wifuza kuba wageraho. Murakoze, ciao ciao.